ubwo batangiye ryari afite imyaka 31 nibwo amubwiye ngo I love you so much ararira ati nza gushaka 31 ubu babyaye kangahe gatatu babyaye kangahe gatatu shambwira uko genga ibicaniro biragatsindwa pe the evil altars birakerereza biratinza umuntu amakaritiye ntavamo ibintu nibiva mu nzira fire to evil altars ariko mwabaye iki fire ariko ikintu kikata kigakata afite 31 yarakiri très jeune none utranef arareba 40 fire ubu bafite umwana uri muri nasari nasari se gusa P2 murabihakanye that's P2 that will be muri segonderi P2 ariko murakabije primary ya kabiri niko nango muhise mukubitiraho abari muri segonderi primary ya kabiri P2 wapi yes primary yes ariko uzi ko ari byo ego tuvuga iyo bakora ubukwe nyuma y'imyaka 2 umwana bafite imyaka 6 banange ko ndakayese shambwira ukwegere ngo umwana ubabagenda abajya guhaha going to school going to the market ukuri noheri baba bamuzanye tukamubatiza cyangwa nuko tutabatiza abana ariko imyaka 6 uziko ari byo abari muri primaire oh no ndarakaye umva nkubitira ukwegereye ngo uyu munsi birashya tell your neighbor today the things bigukerereza bishye whatever delays you be consumed ibyagutindije iyi myaka yose ishize bigurumane mu izina rya Yesu whatever delayed you in fire in Jesus fire ibikata bigakata bikata bijyahe the things moving around corners where are they going subiza bikata bijyahe where are they going where are they using about the bijyahe where are they going ubundi babwita umwuka wa delay that's a spirit of delay umwuka ukerereza wo kugukerereza it's a spirit of delay fire ubu si imyaka 8 amagambo yose imitoma nyayimaze yaragisigaje amagambo ndagukunda yarayivuze sibyo nshaka irindi urasa n'inyenyeri yarabivuze indoro yawe yarayivuze hari hasigaye iki amaso y'inyana ariko munanyumvira Susan ngo amaso y'inyana niyo yarasigaye ongera umbwira ukwegere ngo ntabwo twemera umwuka udukerereza ukundi we will not allow the spirit of delay gukira indwara n'uyu munsi kubona akazi keza n'uyu munsi gushaka urugo n'uyu mwaka utaha ntabwo twongera kwakira gukererwa in the name of Jesus in the name of Jesus nimugende musome igitabo cya Joyce Meyer cyitwa Help Me I'm Married genda ugisome ndagwaye titre kiri kuri internet Help Me I'm Married mfasha narashatse niko cyitwa aravuga ko umugabo wa mbere bagize ibibazo yaramukubita ibintu birebire muraza kubona kana avuga ko yatakambiye Imana arayibwira ngo kubera ko nafashwe na data ku ngufu mfite imyaka 8 mfite ibikomere ndababaye ariko ndiyumva mu muhamagaro wampaye impano y'urugo rwiza iramwemerera igiye kumuha iyo mpano imuhuza n'umugabo we wamaranye ubu imyaka irenga 50 barahuye afite akana k'amezi 9 ari mu bikomere bikomeye cyane Imana ibwira uwo mugabo ngo your wife ibwira Joyce Meyer your husband barahura tega amatwi bakundanye amezi 3 wanyumvise tugende ukwezi kumwe wa kabiri wa gatatu bakoze ubukwe butaraba bamaranye imyaka 50 ongera umbwira ukwegereye no more delay ntabyo gutinda
Tell your neighbor, no more delay. I want you to go. iyi Imana yakandagiyemo bya bindi ngo dukundane imyaka 9 toka. When the Lord is engaged in your affair, there is nothing like getting engaged for 9 years. Dore uko bandeba Imana yagiyemo ntabyo gutinda. When the Lord is engaged, there is no delay. Je narabyiboneye. I saw it. Ari hehe? Ari hanze. It's My out. brother akora anniversaire Cassius mujya musanga hanze. Akora anniversaire 6 z'ukwa 10. My brother has a No, birthday no. on 10 z'ukwa gatandatu. Ese murasiki ko ari musaza wanjye the murabizi? 10th of June. Oh Jesus. Le 10 juin. Si byo ra? Yes. Mu kwa gatandatu. Twari muri office. Araza nyine nemo ndategura surprise ya anniversary. Aje muri office, ndimo ndamujisha ariko ngiye kumva nuva ndarakaye. Ndavuga nzi ko atarashaka. Turakora ama surprise y'ibiki. Numva ngize uburakari. Arinjira ni happy birthday ati thank you. Ndamureba. Ndambwira ubu numva utashaka. Twaretse sha. Ati nta n'umuntu uhari. Ntawe mfite. Ndambwira ni urabishaka? Ati ndabishaka. Ntiryari atari ko sha wajureka. Uko urumva hagati yanjye nawe harimo undi muntu umwe. Haleluya. Hallelujah. Now ayitarambwira ati ahubwo mbwira hari ati kuki umbajije gutyo ati jewe rero mfatiraho ako kanya tavaho yicaye araza nari nicaye muri office araza itaranyegera arapfukama interpret that arapfukama interpret that Knelt for prayer. apfukamye ndicaye abarapfuka ndabona bigenze gute ati senga ubu. He said, pray now. Atubusenga duhuze umutima. Pray now, let's connect Mureba our nkuko ndimo hearts. ndareba Susan. Let's connect our hearts. Dusenge. Let's pray. Dusenge. Let's pray. Let's pray. Ndamubwira ni rero ntabyo gutinda. Uyu mwaka. No more delay. It's this year. Ayitarandeba ati turi mu kwa gatandatu. Say, this is June. Ni uratangiye ati uyu mwaka. Say, okay, this year. Uramubona umufiance. You will see her. Umutuzanire. You bring her to us. Tumwemere. We'll allow her. Mu kwa 12 tuzabikora. December wedding. Yego. Yes. Turebana. Kwarasense. We prayed. Ndavuga ni amen ati yes. And we said amen, and he said yes. Aitarahaguruka. Arambwira ko December done. Say December done. Arasohoka muri office. He got out of office. Akora ibyo dukora tukomeza mu kazi ariko mu ijuru hari Imana wowe. I want to tell you there is God in heaven. Iwo mwuka kuvuyeho, I tell you araboneka. When that spirit is taken away, someone appears. Uzukuntu byagenze? You know what happened? Tujya muri anniversary, turarya, turanywa, turamusurprisinga, tumuha gift birarangira. Ukwezi kwakurikiyeho yigiriye mu kazi, agira akazi ko gusura abarwayi ku bitaro. Mama, haleluya. Hallelujah. Yigiriye ku bitaro agiye gusura abarwayi, nuko byagenze. Ahura n'umushuti we baherukana kera imyaka myinshi, umukozi w'Imana. Ariko ati amakuru ya madamu ati ati nawe ati madamu hapana ati wapi ati nta madamu ati ngwiki niba hari umukozi w'Imana nzi ni wowe, umuntu witonda ni wowe, ibintu byose ni wowe, byagenze gute? Ati ntawe ndabona, ati sinzano bankwepera. Ati ubwo si kwa kwitonda kwawe atorikata ati cana narakanuye noneho ubu ariko niba bakatira he? Atumva rero ati ubu tuvugana hari ubisaza mu mwuka wanjye ku bitaro kuri hospital. Undi Cassius ataramureba ataraje atugura mwumvise ati ndamwumvise ataha terekana nye connect ndakubwira niba atari we cyangwa ari we. Umwagaza hano ndahagaza bararebanye ahitaramubwira atumva nuwo nguwo. Mpa nimero ze urekeraho
atoke 0 7 8 birarangira. Yavuye aho ahita yandikamo sheri. Kandi mu bantu babenga ndamwizeye uriya musore, ariko ese yandikamo, aramuhamagara ariko wa mukozi Imana we yakubiseyo. Haleluya. Amuhamagara ndati ya kwa kwezi kwa karindwi baba barabonanye. Akimukubita amaso bwa mbere ati my wife. Unda mukubisa amaso ati my husband. Ukwezi kwa muna kudasemura yafashijwe bene da. Yafashijwe ayimande bati ukwezi kwakurikiye niba kwa munani niba nyabo ndabivanga. Ukwa munani ati tukajya mu rugo. Twakoze ubukubu. Undati naragutegereje. Undati nanjye naragutegereje. Narasenze umva. Agiye kuri abasanga ubuhamya uyu yibitseho nundi mu kwa 9 imiryango twari tubabonye. Tuba turapanze bene da. Mu kwa 12 vuga icyabaye. Avuga icyabaye. The wedding. Wabivuze neza. Ubukwe. Imana irizerwa ntiyizerwa. God is faithful. Ndakwinginze unkubitire ukwegera umubwire ngo speed mu izina rya Yesu. Tap your neighbor and tell them speed in the name of Jesus. Narivuze ngo speed mu izina rya Yesu. Speed in Jesus' name. Ongera umubwire ngo ntabwo twongera kwemera ibitari by'Imana, twongera kwemera umwanzi yaradupfuritse ibintu byose yaraduhaye turemera, yaradupfundikiye ntabwo tubyemera. Dufite Imana, Imana irakora, irahari, nta mpamvu yo kugoka. We are not allowing anything which does